Data wa twese uri mu ijuru ryera ukiranuka kandi dukunda cyane, turagushimye kuko ubikwiriye. Umwanya nk'uyu reka uw'agaciro mu maso yawe, duce bugufiya uhabwe icyubahiro. Watumenyesheje izina ryawe ngo turimenyeshe abandi, niyo mpamvu muri uyu mwanya dusabye Mwuka Wera ngo ayobore intekerezo zacu n'akanwa kacu, ngo amagambo wandikishije ukoresheje abahanuzi n'intumwa, kandi wowe na Mwuka wawe w'ukuri, natwe uwo mwuka abashe kutuyobora muri uyu mwanya, ngo abatwumva nabo nibasobanukirwa n'ukuri kw'ijambo ryawe, bakamenya icyo bashaka mu gihe gisa n'iki ngiki, icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Duhe kubana nawe Data. Isi iri mu rujijo rukomeye cyane, isi iri mu rungabangabo, isi iradandabirana aho benshi babuze icyerekezo. Reka Mwuka Wera muyobozi adutere kuguhanga amaso, ngo ubashe kuduha ibyiringiro byo mu mitima yacu, maze abatubona batubonemo kunyurwa, kutubonamo guhangayika, maze bahereko bahimbaza urukundo rwawe. Niko tubigusabye tubyizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu, amena. Bavandimwe, reka dushime Imana dufatanyije yuko muri iki gitondo yongeye kuduha amahirwe twese angana yo kuramukira mu biganza byayo, aho hari benshi batabonye amahirwe kandi nabo bifuzaga kuba bayagira, bifuzaga nabo kubaho. Hari imishinga myinshi yaburijwemo kandi bifuzaga ko bayigeraho, ariko ntibyashobotse kuko uyu mwuka duhuriyeho buri wese atazi aho uva, buri wese atabasha kugura, buri wese atagiramo uruhare, haba abakomeye n'aboroheje, abatunzi n'abakene. Niyo mpamvu umwanya nk'uyu dushima Imana itugiriye neza. Mana yacu ntihabwe icyubahiro. Umugaragu wayo yemeye gucishamo amagambo meza yacishijwe mu bagaragu bayo, kugira ngo natwe tubashe kuyamenya ndetse tuyamenyeshe n'abandi, aho tubararikira kugira ngo mu gihe cyose tukiri muri ubu buzima tujye dufatanya kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza n'icyo dusabwa mu gihe gisa n'iki ngiki, aho tuzajya dukurikirana ibiganiro nk'ibi kuri channel yitwa Igihe Giheruka. Ndagira ngo buri wese azashobozwe, kuko tuzahumvira byinshi. Hari ibya Mwuka, uburyo dukwiye guhindura imibereho tukaba ubwoko bwishimirwa n'Uwiteka, aho dukwiye kugira amagara mazima. Benshi muri iki gihe baragenda bangirika bitewe no kuba batita ku buzima bwabo, kandi nyamara ari ubw'agaciro mu maso y'Imana. Ni nayo mpamvu umwanya nk'uyu tugiye kwigana magambo afite insanganyamatsiko ivuga ngo urugamba ruheruka. Urugamba ruheruka, muvandimwe teze amatwi muri uyu mwanya, ni urugamba rwatangiriye mu ijuru, aho tuza kubona mu nzandiko zera muri iki gitabo cy'umuhishuzi Yohana, muri iki gice cya 12, aho tubona amagambo ari ku murongo wa 7 atubwira ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka,
ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo. Niko nsomye ko mu ijuru habaye intambara, kandi iyi ntambara yari irimo ibice bibiri bavandimwe. Igice kimwe cyari gifite umugaba, ikindi nacyo gifite umugaba. Mikayeli yarayoboye uruhande rumwe, kandi ikiyoka nacyo kiyoboye urundi ruhande. Ndagira ngo mbamenyeshe ko iyi ntambara yabereye mu ijuru yahitanye 1/3 cy'ingabo zo mu ijuru zagiye ku ruhande rw'ikiyoka. Nyamara umugaba wari uyoboye 2/3 by'ingabo zasigaye, ariwe Mikayeli, uru rugamba yararutsinze. Nusoma neza mu gitabo cy'Abalewi, igihe ubu bwoko bwitwa ubwoko bw'Abisirayeli cyangwa se ishanga ry'Abisirayeli, igihe ryavaga mu gihugu cya Egiputa ryerekeje i Kanani, ubu bwoko igihe bwari mu rugendo, amabwiriza yose y'urugendo bwari buyazi, bwari buzi uburyo bukwiye kwitwara imbere y'uwari ubukuye mu buretwa. Ndavuga Imana Umuremyi, kuko niyo yakuye ubu bwoko mu buretwa yukujeyo amaboko n'imbaraga, ubushobozi birenze iby'abana b'abantu. Ubu bwoko bwiboneye ibitangaza ubwo bwabonaga mu Egiputa ibyago bitera, ariko aho bari ibyago ntibibashe kuhagera. Iki cyari igitangaza cy'imbaraga zirenze iza mwene muntu. Ubu bwoko igihe bwageraga ku nyanja, bwirebeye n'amaso uburyo inyanja yabonetsemo inzira bambukira ku musenyi ahumutse, kandi bitarashobokaga mu gihe ingabo zari zikomeye, zaratojwe ibya gisirikari, zarize iby'urugamba, zageragezaga gukurikira ubu bwoko. Igihe zageraga mu mazi hagati, za mbaraga zirenze iza mwene muntu, bya bitangaza umwana w'umuntu atabasha gukora. Imbaraga zatumye Farawo arekura ubu bwoko zongeye kwigaragaza, maze ingabo z'Abanyegiputa zose zirimbukira muri aya mazi. Ariko nusoma neza mu gitabo cy'Abalewi, bene Aroni, ndavuga Nadabu na Abihu, igihe bahabwaga umwanya ukwiriye wo gukora mu buturo kugira ngo berereze Uwiteka, aba bagabo bari abatambyi bakomoka ku mutambyi, ntabwo bigeze bibuka ko bahawe inshingano yo kubwira abandi uwo batazi, bahawe inshingano yo gukorera Umuremyi wabo ngo berereze ubuturo bwera, kandi bagaragaze ko ibitambo bifite icyo bishushanya. Ndavuga Mesiya wagombaga kuzitanga kugira ngo ubwoko bwose bubashe gucungurirwa muri we. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko iby'uru rugamba bariho babitesha agaciro. Nusoma mu gice cya 10 cy'igitabo cy'Abalewi, aba bagabo urugamba rwarabahitanye. Igihe ubu bwoko bwari hafi ku rugabano ngo bwambuke bugere mu gihugu cy'isezerano, abatasi baramaze kugaragaza igihugu uko giteye n'uburyo ari cyiza. Ndagira ngo mbamenyeshe ko abagabo bari mu witwa Kora, Detani na Biramu bari birangirire,
bari bafite umwanya wo hejuru mu nshingano bari barahawe gukorera ubwoko bari kumwe nabwo. Aba bagabo bavandimwe baragomye, bagomera Uwiteka, urugamba bariho baradohoka, maze urugamba ntirwabagwa amahoro, urugamba rurabahitana abavandimwe. Niko bimeze mu gihe turimo. Urugamba rwatangiriye mu ijuru ndetse rugakomereza muri Edeni, muri mwene muntu, aho iki kiyoka twabonye mu gice cya 12 cy'igitabo cy'Ibyahishuwe umurongo wa 7, igihe rwatangiraga ndetse rukabasha no kwimukira mu isi, aho abakurambere bacu bari barahawe umudendezo. Abakurambere bacu bari baguwe neza, bafite amahoro yuzuye, basabana n'Imana, abamarayika babasura bakabaganiriza, Imana Data wa twese isabana nabo. Ariko urugamba bariho rwo kugaragaza yuko banyuzwe n'urukundo rw'Imana, rwo kugaragaza yuko bishimira ko ari ibiremwa bitunganye, ntabwo bigeze bumva ko amahirwe bafite ari ay'agaciro atabasha kugereranywa. Igihe bemeraga kumvira akarimi karehareha, igihe uyu mwanzi cyangwa se iki kiyoka twabonye cyarwananaga n'abamarayika bacyo kigatsindwa mu ijuru, cyihangaga mu nzoka. Nusoma neza muri iki gice cya 3, uzasoma kuri uyu murongo wa 2, aho tubwirwa yuko iyi nzoka yabwiye uyu mugore ubwo yaganiraga nawe, iramubwira ati, uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti, ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Aya ari amabwiriza y'Imana abavandimwe, yagombaga kurinda aba bakurambere kugira ngo bakomeze kugubwa neza kandi bafite n'umutekano wuzuye, kuko iyo umuntu ari mu mabwiriza y'ijuru abasha kuba ahaguwe neza, afite umudendezo, afite umutekano kandi anyuzwe n'urukundo rw'Imana. Iyo umwanzi yibasiye umutima w'umuntu agahindura amabwiriza y'Imana muri we, igikurikiraho ni akaga. Igihe rero uyu mugore yabwirwaga n'iyi nzoka yuko Imana impamvu yamubujije kurya kuri iki giti kwari ukugira ngo atazaba nkayo, cyangwa se ngo asobanukirwe n'icyiza n'ikibi. Umugore yifuje nawe kumenya ikirenze icyo yari azi. Reka dusome kugira ngo turusheho kubyumva. Umurongo wa 4, iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa. Ndagira ngo ubyumve nawe, Imana iravuze ngo umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Ariko umwanzi wati, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Mbega akaga gakomeye cyane kuva mu mabwiriza y'Imana.
urugamba ruheruka. Mbese uru rugamba rwatsinzwe n'abakurambere, rugatsindwa ndetse n'abatubanjirije. Uru rugamba uyu munsi wa none mbese uruhagazeho ute? Reka twumve iby'uyu musirikari ku rugamba ndetse n'umwanzuro yafashe kugira ngo umufateho icyitegererezo, ari ukuba nkawe umenye n'ingaruka zirimo, cyangwa se kutaba nkawe umenye nanone ingaruka zirimo. Munsi umwe umusirikari wari umaze igihe ku rugamba igihe rwari rukomeye, uyu musirikari arangije yigira inama, aravuga ati ibyo ari byo byose mpinduye amayere y'urugamba mbasha kurutsinda. Uyu musirikari wari umaze igihe ku rugamba, abavandimwe, hari igihe umara igihe ku rugamba nubwo ntabaye umusirikari, ariko ukaba warambirwa kandi wari ugiye gutsinda urugamba, ukazabyina intsinzi ubyinana n'abandi. Umusirikare arangije yigira inama zo kuba yafata imyambaro ye yambaye akabasha kuyihindura. Aravuga ati uruhande duhanganye rufite imyambaro isa gutya, reka nambare imyambaro yabo hejuru, ndetse n'abo tubana nambare imyambaro yabo hasi. Nibabasha kubona uburyo nambaye, nta n'umwe urabasha kuba yanyita umwanzi, ahubwo buri ruhande rurandeka, kandi urugamba mbasha kururokoka, nkazabasha kubyina intsinzi. Ntabwo umusirikari wasubiye inyuma ku rugamba ari we wishimirwa ko ari intwari. Uyu musirikari igihe uruhande rw'abanzi rwamwitegerezaga, rwabonye yambaye impuzangano yabo igihande kimwe, bamushidikanyaho bati ibyo ari byose nubwo yambaye kuriya, ariko birashoboka yuko ashobora kuba atari uwo mu bacu, kuko tubona no hasi atambaye impuzangano yacu. Yewe n'uruhande babanaga narwo niko rwamubonye, narwo rumushidikanyaho. Icyavuyemo bavandimwe, muteze amatwi muri uyu mwanya, mwumva iby'uru rugamba. Ni umusirikari wafashe umwanzuro nk'uyu nguyu, bose bamuhurijeho ibyo kumuhitana, birangira uyu musirikari aguye aho ngaho. Utekereza ko uyu musirikari yari kubarwa ku ruhe ruhande? Ese ni bande bari kumwita intwari? Itorero ry'Imana muri iki gihe giheruka rigereranwa n'abasirikari bari ku rugamba, kuko twabibonye dutangira. Abasirikari ba Kristo, umutwe w'ingabo zo mu ijuru, 2/3 byabaye ku ruhande rwa Mikayeli, kandi uru rugamba babasha kurutsinda. Ariko 1/3 kibigwari kiba ku ruhande rw'umwanzi, kibasha gutsindwa. Igitabo cy'umwanditsi cyitwa Inama zigirwa itorero, ni umuzingo wa mbere, aho tuza gusoma mu cyigisho kitubwira ngo Imana igufitiye umurimo ukwiye gukora. Ni mu gice cya 7, turasoma ku rupapuro rwa 79. Itorero rya Kristo ribasha kugereranywa neza n'urugamba rw'ingabo z'abasirikari. Imibereho y'abasirikari ni iyo gukora cyane bavandimwe, no kuruha ndetse n'akaga. Impande zose hari abanzi barekereje, bayoborwa n'umwami ufite imbaraga z'umwijima, utagira ubwo ahunikira kandi ntagira ubwo ava mu byimbo bye. Igihe cyose umukristo atagize umurinda, uwo mwanzi w'umunyambaraga cyane ahera ko amutera n'imbaraga vuba,
abakristo bo mu itorero nibatagira umuhati kandi ngo bitonde bazatsindwa n'uburiganya bwe. Mbega amagambo akomeye cyane. Byamera biti igice kimwe cy'abasirikari babaye abanyabute cyangwa bakisinzirira, kandi hatanzwe itegeko ryo kuja ku murimo wabo, amaherezo yaba yo gutsindwa, kugirwa imbata cyangwa gupfa. Mbese abahunga ngo badasumirwa n'umwanzi nibo batekerezwaho ko bahabwa ingororano? Reka da, bacirwa urubanza rwo gupfa vuba. Niyo mpamvu uyu munsi wa none abahunga inshingano ntabwo ari bakwiye kubarwa nk'intwari, ahubwo icyakurikiraho bacirwa urubanza rwo gupfa kuko bataye urugamba. Kandi n'urugamba rwo mu isi niko bigenda. Abasirikari bataye urugamba bafatwa nk'ibirwari ndetse nk'abagambanyi. Igikurikiraho ni uko bacirwa urubanza rwo gupfa, ibyo bikarangira abavandimwe. Umusirikari, ngira ngo tubashe kumva ibye unyuranye n'uyu nguyu. Nusoma neza mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa muri Bibiliya, uzasoma mu gice cya 21 muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, aho tuza kubona umusirikari wabaye intwari ku rugamba ntatezuke kugeza ubwo urugamba yaruguyeho. Bavandimwe, uyu musirikari tuza kubona muri iki gice cya 21 ni umusirikari witwa Pawulo. Uyu mugabo witwa Pawulo, cyangwa se iyi ntwari yitwa Pawulo, igihe yaravuye kubwiriza ubutumwa mu Efeso ndetse ashaka kwerekeza i Yerusalemu kugira ngo naho aje kuhabwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu, ubwo bari bateraniye mu rugo rumwe. Ahangaha turaza gusoma duhereye kuri uyu murongo wa 8. Bukeye bwaho tuvayo tugera i Kayisariya, twinjira mu nzu ya Filipo umubwiriza w'ubutumwa bwiza, n'umwe muri ba bandi 7, ducumbika iwe. Murongo wa 9, we yari afite abakobwa 4 ndetse babari bahanuraga. Tugitinzeyo iminsi, haza umuhanuzi witwaga Agabo avuye i Yudaya. Ageze aho turi, yenda umushumi wa Pawulo awubohesha amaguru n'amaboko, aravuga ati, Umwuka Wera avuze ngo nyir'uyu mushumi niko abayuda bazamubohera i Yerusalemu, bamutange mu maboko y'abapagani. Tubyumvise twebwe n'abantu baho, turamwinginga ngo ataje i Yerusalemu. 13. Ariko Pawulo aratubaza ati, niki gitumye murira mukamena imitima? Uretse kuboherwa i Yerusalemu gusa, niteguye no gupfirayo ku bw'izina ry'umwami Yesu. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Pawulo, nubwo hari hamaze kugaragazwa ikimenyetso cy'uko azagwa i Yerusalemu cyangwa se azafatirwa i Yerusalemu agashyirwa mu maboko y'abanzi, ariko ntabwo yigeze atinya urugamba, ahubwo yarababwiye ngo usibye no kubohwa, niteguye no gupfirayo ku bw'izina ry'umwami wanjye. Ndagira ngo muri iki gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa, mu cyigisho cyangwa se mu gice cya 49 uzasoma iby'umusirikari witwa Pawulo. Bavandimwe, igihe yageraga i Yerusalemu niko byagenze, kandi abayuda niko babigenje uko twabisomye. Baramufashe bamushinja kurwanya Imana, bamushinja kugomera amategeko y'Abaroma, bamushinja kugomesha abantu ngo banye ingoma y'Abaroma. Ariko ibi byose byari bishingiye ku rwango bari baranze umwami Yesu ndetse n'abavugaga izina rye bose. Niyo mpamvu uyu musirikare utaratinya urugamba bamufashe nk'uko byanditswe, bamushyira mu maboko
y'Abaroma kugira ngo acirwe urubanza, kandi urubanza ntabwo yagombaga kurutsinda, kuko icyari gikwiye gukurikiraho kwari ukugira ngo bigaragare ko atsinzwe n'urubanza rwo mu isi, nyuma yaho nawe yicwe nk'uko umwami Yesu yishwe. Niyo mpamvu ku rupapuro rwa 309 haranditse ngo umukozi nyakuri w'Imana ntazigera yihunza imiruho cyangwa imibabaro. Ushaka by'ukuri imbaraga mvajuru akura mu isoko idakama imbaraga z'umushoboza guhangana no kunesha ibigeragezo, kandi akuzuza neza inshingano Imana yamuhaye. Ubuntu ahabwa burushaho kwagura ubushobozi bwe bwo kumenya Imana n'umwana wayo. Umutima we usabwa no kuyifuza gukorera shebuja umurimo ushimwa. Uko ateye intambwe mu nzira ya Gikristo akomerera mu buntu bunerwa muri Kristo. Ubuntu rero bumushoboza kuba umuhamya nyakuri w'ibyo yumvise. Ntabwo asuzugura cyangwa ngo yirengagize ubumenyi yahawe n'Imana, ahubwo abugeza ku bantu bizerwa ngo nabo babumenyeshe abandi. Uyu musirikari ntabwo yagombaga gucecekana ubutumwa nk'ubu bwo gukomeza abantu, ababwira yuko bakwiye gukomerera mu mwami kandi bakihangana nk'abasirikari ba Kristo kugira ngo bazahabwe ku byasezeranijwe. Ubwo uyu musirikari yashyirwaga mu nzu y'imbohe, ni amateka maremare, ariko iherezo ry'uyu musirikari yakiriwe urubanza rwo gupfa nk'uko uzabisoma mu gice cya 50. Pawulo acirwa ubwo gupfa. Muri iki gice bagaragaje imibereho y'umusirikari waguye ku rugamba kandi agapfa ari nk'intwari. Igihe yarengutswaga imbere y'umwami w'abami witwaga Nero, umwami w'inkoramaraso, umwami w'igihangange, umwami wari ufite ijisho ribi ngo ryicaga kurusha mugiga, umwami wari uteye ubwoba. Ariko uyu musirikare igihe yageraga imbere y'abavandimwe, ngo icyatangaje abacamanza n'abandi bari aho nuko bitegereje mu maso y'umusirikari babonye hakeye, ngo nubwo yari mu minyururu ibohesheje amaboko ye, ariko mu maso ye hari habohowe, kuko yari kumwe n'ingabo zo mu ijuru. Igihe bitegerezaga ngo mu maso h'uyu mwami w'abami witwa Nero, ngo babonye ahinda umushyitsi kandi babona ko mangana amavi. Pawulo ntabwo yatinye kubwira Nero ibijanye n'urubanza umwami w'abami utabera azacira bari mu isi hose, harimo n'uyu Nero, kuko yaramubwiye ngo nubwo ucira abakristo urubanza ukabacira urwo gupfa ukabafunga nabi, ariko ubutabera bw'Imana nawe buzagucira urubanza. Kristo Yesu umwami wacu nawe yiteguye kugucira urubanza. Uyu musirikare rero kuri paji ya 316 hariho amagambo yanditse meza cyane avuga ngo igihe Pawulo yazirikanaga abo yari agiye gusiga kandi bahanganye n'urwikwekwe, kwanga ndetse no gutotezwa, yirengagije imibabaro yari imwegereye bavandimwe. Pawulo yakoze uko ashoboye, akomeza kandi atera ubutwara abakristo bake bamuherekeje ubwo yajanwaga aho yagombaga kwicirwa. Yabasubiriyemo amasezerano yahawe abatotezwa ku bw'ubutungane. Yabahamirije ko nta na kimwe kitazashobora mu byo Uwiteka yavuze byose byerekeranye n'abana be bageragezwa kandi bizerwa. Pawulo yarebaga kure cyane, adashidikanya cyangwa ngo
ahangayike, ahubwo yari afite ibyiringiro n'umunezero by'ahazaza. Ubwo Pawulo yari ahagaze aho yagombaga kwicirwa, abavandimwe, ntiyabonaga inkota y'uwari kumwica cyangwa ubutaka bwari bugiye kwakira amaraso ye mu kanya gato, ahubwo amaso ye yahuranyaga ijuru ritamurutse ry'uwo munsi wo mu mpeshi, akitegereza intebe y'ubwami yihoraho. Imana yacu yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Mbega umusirikari mwiza waguye ku rugamba nk'umusirikari w'intwari. Ubwo Pawulo rero yabonaga abasigaye, yongeye kubibutsa aya masezerano aboneka muri uru rwandiko yanditse rwe rwa nyuma, aho yanditse amagambo meza avuga ngo muri uru rwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo, muri iki gice cya 4 ku murongo wa 17, muri iki gice cya 4 ku murongo wa 17 muri uru rwandiko yandikiye Timoteyo wavandimwe, kuko yarazi yuko igihe cye cyo kugenda gisohoye, kandi yuko abasigaye bagiye gusigarana inshingano ikomeye cyane. Murongo wa 7 yaranditse ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbicyuye ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera. Y'amagambo ya Bwenero azamba kuri urya munsi, nyamara si njye njyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Imana yacu yagwa icyubahiro. Nawe uteze amatwi uyu mwanya amagambo y'ubugingo ari muri iki gitabo, ndakurarikira gutekereza uruhande urimo muri uyu munsi, uruhande urimo uyu mwanya. Bibaye ngombwa yuko ugwa ku rugamba, wagwa mu ruhe ruhande? Mwene data, Mwuka Wera muyobozi ubasha kumenyesha abantu ubwiru bw'Imana, akabashisha abantu kuba intwari, agushoboze muri uyu mwanya kuba umusirikare wa Kristo, ngo uzabashe kugira iherezo ryiza mu izina rya Yesu. Amena. Urakoze data mwiza, kuko tumenyesheje amagambo yawe meza wandikishe mu nzandiko zera, agaragaza ubutwari ku rugamba. Tubonye ababaye ibigwari, baguye mu nzira bataragira mu gihugu cy'isezerano. Tubonye umusirikari data mwiza washatse uburyo yatsinda urugamba, ariko nyamara akirwanirira n'ubundi bikarangira apfuye nk'ikirwari, kandi uwo ntabwo yashimwe. Tubonye n'umusirikare mwiza witwa Pawulo waguye ku rugamba, kandi ni umunsi wa none akaba akibarwa nk'intwari. Uzaturinde kugwa mu nzira data nk'ibigwari, ahubwo uzaduhe gusoza neza. Bana bawe bumvise aya magambo, Umwuka Wera batere kuba abasirikari nyakuri ba Kristo, batari abasirikari b'indyarya cyangwa b'abagambanyi, ahubwo abasirikare bahisemo kuba mu ruhande rwawe, kugira ngo uzabahe kugira iherezo ryiza mu izina rya Yesu. Amena.